yewe nimpuguka uriya mugabo nzamujyana mu ntuzi mu nkiko hanyuma ambwira ukuntu ngewe umukwe wanjye nta n'amafaranga agira reka nkubwire nta n'ubwiza agira ni gute ngewe najya ku mukwe wanjye mayidiya ni gute umwana wanjye yagiye atya aragenda aza yuzuye tatuwaje niba baramushyizemo amadayimoni niba baramushyizemo ibiki umwana wanjye yarasaze ubu nkubwira ubu bari muri divorce none babonye bagiye kujya muri divorce bahimba ibintu urumva bati ngewe nagiye kubera ko mama yasambanaga n'umugabo wanjye ngewe nsambana na Christophe uretse na Christophe nta n'undi nasambana nawe nemera Imana muzajya muri Saint Michel nabyaye umwana umwe ise amuntana afite umwaka n'igice nanga gushaka mwishyurira ishuri ararangiza mwishyurira university ararangiza akirangiza ati ndashaka gushaka nanga kumwitambika yarafite 24 abaragiye ubukwe turabutashye n'abacuti banjye n'abaturanyi naho nkora nibo babutashye urumva umwana ndamushingira aragiye abyaye rimwe ubwa kabiri kuko inda ya mbere yamuguye nabi umwana w'umukobwa atwita inda ya kabiri umugabo we yagumanaga umukuru mu rugo njye nkaba ari njya kurarayo umukobwa wanjye aza koroherwa arabyara nshaka gusubira iwanjye hari 12:00 za mu gitondo we n'umugabo we baraza barampakiza kumbe ngo hari mucuti hariya mu biryogo amuhaye pasi ngo uyu muntu niba ari umudije wo muri Tanzania w'umutanzaniya igeze kuza saa 8 z'ijoro hanyuma umugabo yicaye amutegereje umugabo aje aramubwira ngo nejo aramubaza ngo uvuye undi aramubwira ngo uzajye ukontorora utwo twana twawe sinabyihanganiye navuye mu cyumba narindi ndi kumwe n'abuzukuru ndabakingirana ndamubwira ko ibi ni ibiki ko birenze kamere akantu kabyabitutsi by'abashumba b'ingurube impamvu anyanga nkeka yuko ari uko azi ko nzi amabi menshi yakoreye muri ruriya rugo famiye yanjye ngo turi ibigoryi ngo turi ibiki turashoberwa ntangira kubona ko umwana wanjye arwaye uzi kubyara umwana umwe ukanga gushaka ngo utazamubabaza ukamushingira bikabyara ibingibi none hagerekaho izindi ngeso tutazi aragenda umuntu amuha akazi abaragiye aribiye Imana we yibye amafaranga nanjye ubwanjye sindayatunga maze imyaka 26 sindana gira ekonomi ya 5,000,000 ariko umwana wanjye yatinyutse kwiba amadolari urumva ajya kuri konti y'abandi baramwizeye ari umusinyateri abaribye atangira kujya yurira indege Kanombe mu mafaranga y'abandi agafata mu bacuti be bakirirwa mu kabari ngenye kako n'urumogi arumwa kuko ari ukuntu ajya amamagara nka 5 z'ijoro. Slim Jesus. Muraho neza? Yego twaganira se? Oya nta kibazo mu nzira genda nta kibazo ibiki ni bijyanye na birana kwandikiye byuko umukobwa gushinja kumusenyera mbere yuko tuvugana reka wisabira akantu sibyo yego niba Cecile ari umucuti wawe cyangwa hari ahandi mu nziranye nagusabaga ntiwamfasha tukajya kumuvuza kuko nukuri nabuze uko muvuza njyenyine uriya ni umwana nibyariye umwana umwe njyewe afite imyaka 53 nabyaye umwana umwe ise amuntana afite umwaka n'igice nanga gushaka mwishyurira ishuri ararangiza mwishyurira university ararangiza akirangiza ati ndashaka gushaka nanga kumwitambika yarafite 24 abaragiye ubukwe turabutashye n'abacuti banjye n'abaturanyi naho nkora nibo babutashye urumva umwana ndamushingira aragiye abyaye rimwe
ubwa kabiri kuko inda ya mbere yamuguye nabi, ubwa kabiri njye nakoraga ubundi mfura na Colombiere n'ahantu maze imyaka myinshi cyane, nkamaze imyaka 26 urumva kuko nari ntuye Kacyiru ngatura hafi y'ishuri abizi la Colombiere yari iri mu gishanga uretse ko ubu ngubu yagiye hakurya muri Vision City. Hanyuma umwana w'umukobwa atwita inda ya kabiri, iramugora pe, tugahora tujya mu bitaro. ndavuga rero umwana wanjye ntabwo agiye kuko umugabo we yagumanaga umukuru mu rugo, njye nkaba ari njya kurarayo. Ndariba ibi ni ibiki koko. Hanyuma umukobwa wanjye aza koroherwa arabyara, nshaka gusubira iwanjye, ariko hagati aho nza kwimuka niwe wenyine waje aranyimura, nkajya mvuga ati ntabwo ngiye kuba mu bakwe. Ariko bitewe n'impuhwe nari mufitiye, kubona ahora mu bitaro hari akabebe k'imyaka ingahe ise ahangayitse, ndavuga nti reka ngende nirwarize umwana wanjye, nibirangira nzasubira iwanjye. Nuko umwana wanjye kwimuka naje ntanabishaka, niwe wafashe imodoka, naho nari ntuye baguha afata imodoka ari saa 10 za mu gitondo. We n'umugabo we baraza barampakiza, ndagenda ariko mvuga ngiye kurwaza umwana wanjye. Ndagiye aho byariye rero nshaka no gutaha biranga, atese urajya kuba wenyine kubera iki wagumyana nanjye umva uburyohe bw'abuzukuru. Urumva nari maze kwishimira uwo mwuzukuru amaze kugira imyaka 3, ndi umwarimu mufasha kwandika gusoma n'ibiki byose. Ati ndagiye ntanze inzu y'abandi, hari Kacyiru hafi kwa Sorima kuko mu banda w'amabuye. Ubwo ndaje mbaye iwabo, ariko njyewe navuga nta n'ikibazo gihari. Abantu bakanseka, abantu dukorana bati bagiye kwakumuka gifite imbaraga kubera iki. Kuva njyewe ni inyungu zanjye Kacyiru mba njyenyine, ako hariya mfite abuzukuru. Urumva mbese inyungu zanjye gutyo ndahaguma umwana wanjye rwose nta kibazo dufitanye. Seneka muri 2020 muri 2020 agira atya, tubona umwana w'umukobwa arahindutse, tubona atangiye no konsa umwana bikaba ikibazo, tukabica tumubwira ni gute umwana arira. Umwana w'umukobwa arahinduka, hagati hari ikintu ntakubwiye, naramureze turi twembi gusa, ariko twabumvikanaga abaturanyi barahari baguha pe. Njye nta nubwo natuye ahantu henshi wenda ngo twanahangayika, twajya mu Kiyovu hariya, twajya bose bajyaga birirwa bambwira se umwana wawe wowe urera ute, ni gute mwumvikana, ni gute umwana watazerera iki. Yaje guhinduka ku munota wa nyuma byaye kabiri, bona yirirwa kuri telefone ntashaka kugira ikintu akora, ndewe no konsa umwana atangira kubyanga. Kumbe ngo hari umucuti hariya mu Biryogo amuhaye pasi ngo uyu muntu niba ari umudije wo muri Tanzania w'umutanzaniya. Njyewe muntu sinamuzi, gusa hari amafoto twajyaga tubona kuri news ari gupostinga kuri posters. Famiye turakubitwa n'inkuba, mukuru wanjye arababara, musaza wanjye arababara, famiye mbese turumirwa, tuvuga tuti tugushije ishyano. Umuntu ufite umugabo basezeranye imbere y'Imana n'imbere y'umurenge, ni gute atangiye guposta abandi bagabo? Umva akagira na nyirasenge uba muri Kongo hitwa Uvira, akampamagara akambaza ko twashingiye Cecile, ibi bintu turi kubona ku maposte ye ku mastati ni ibiki? Njyewe sinkabimenye. Urumva ngende umwarimu n'ubu ngubwira iyo mvuye mu kazi nigira mu Karaka, n'ubu ngubwira ndi ku Muyange, ngeri wanjye saa 3 z'ijoro bava saa 12 za mu gitondo. Iyo karite nta nubwo iyo karite inshinja irananzi ahubwo irananzi. Njyewe
ngenda mu gitondo ngataha nijoro ubu nkubwira ndacyari ku muyange urumva tugushishishyano nyine nta kundi ariko ntabwo yasiportaga kubona mutonganya imico mibi hahandi agenda akaza yasinze igeze kuza saa 8 z'ijoro hanyuma umugabo yicaye amutegereje umugabo aje aramubwira ngo nejo aramubaza ngo uvuye undi aramubwira ngo uzajye ukontorora utwo twana twawe sinabyihanganiye navuye mu cyumba narindi ndi kumwe n'abuzukuru ndabakingirana ndamubwira ko ibi ni ibiki ko birenze kamere akantu kabyabitutsi by'abashumba b'ingurube akantu kakwera kansisibiranye imbere y'umugabo we umugabo akambwira ati mama ihangane nagize amahirwe ngira umugabo ngira umukwe ufite indero pe kandi ni na mukuru uzi imyaka murusha muja 18 ariko akamwihanganira akagira ati ndavuga n'ibintu rero sinzabishobora mu gihe kiri kwitegura ngo ngende kuko ngewe impamvu anyanga nkeka yuko ari uko azi ko nzi amabi menshi yakoreye muri ruriya rugo amabi ye menshi nabonye ikintu umubyeyi atakwifuza ntakwifuriza undi mubyeyi kubona umwana w'umukobwa akagenda mu gitondo saa 12 akagaruka saa 5 z'ijoro saa 4 z'ijoro niyo yari amasaha ye afite abana bato njye nkavuga ni nuko wenda mbona niyo mpamvu kuko azi ko nta kibazo sibyo nkavuga nkarakara nkagira ati uzajya gukontorora ibyo mu rugo rwawe yewe mbese turumirwa mukuru wanjye yavuga kamutuka ngura ikigoryi nka mama mukuru wanjye umuntu ufite imyaka hafi 60 musaza wanjye reka da famiye y'umugabo we reka da nta muntu n'umwe bumvikana famiye yanjye ngo turi ibigoryi ngo turi ibiki turashoberwa ntangira kubona ko umwana wanjye arwaye ntangira kujya mu propose icyo gihe Grace Room yari igezweho mbona abantu ngo barakizwa ngo barakira ngenyeka yuko hari Tanzania n'ukuri hari ukuntu bamugenje wagira ngo ubwenge barabuteruye niyavuga uba wumva asa n'ucometse ku mashanyarazi nta bundi bwenge ni ugusebanya ni ugutukana ibitutsagira mu kanwa ke ukabyara we mbese ngewe niyo mbonye sesa urumeza iyo mubonye sesa urumeza mba numva ndi umudiyabetike buri gihe mba nagiye kwa muganga isukari yazamutse kubera iki sindyama uzi kubyara umwana umwe ukanga gushaka ngo utazamubabaza ukamushyingira bikabyara ibingibi byese biranshobera noneho hagerekaho izindi ngeso tutazi aragenda umuntu amuha akazi aba aragiye aribiye imana we yibye amafaranga nanjye ubwanjye sindayatunga maze imyaka 26 sindana gira ekonomi ya $5,000,000 ariko umwana wanjye yatinyutse kwiba amadolari urumva ajya kuri konti y'abandi baramwizeye ari umusinyateri abaribye atangira kujya yurira indege Kanombe mu mafaranga y'abandi agafata mu bacuti be bakirirwa mu kabari ngenyeka ko n'urumogi arunywa kuko ari ukuntu ajya amamagara nka saa 5 z'ijoro akanuka byabitutse byabindi ariko icyo gihe ibyo kuvuga ngo namutwaye umugabo nta byari byakaje oya ubwo mbonye bigenze bityo ajya ntakira nyine mukuru wanjye ngatakira urumva ntabwo wajya kubwira famiye ngo ujye kuvuga umwana wawe nkabibika mu mutima wanjye bigeze no kumufunga najya kumureba kuri prison hariya kuri gereza hariya kunuza ku Nyamirambo bamufungiye ayo mafaranga umugabo aragenda agurisha dutakambira kuko uwo muntu yari wamufungishije ni umwana wa mukuru wanjye i Burayi urumva aragenda tundamutakambira mwambabariye nkazakora nishyura ariko n'umugabo we turatakamba umwana w'umukobwa bari bamukatiye kujya mageragere byari byarangiye bagiye kumwohereza amageragere ariko umugabo aratakamba
nanjye ndatakamba ndavuga nti ibintu ni bya famiye rwose mutubabarire. Umwana w'umukobwa umugabo we agurisha akabanza ke ka miliyoni 3 ati dore ubushake mfite, yamuhaye ngo niba ari 2,500,000 nta nubwo mbizi kuko ntibashakaga ko nambimenya ibyo bidega ngo ntarwara pressure kuko ndwaye diabete. Bakavuga bati turwaje umuntu diabete hikubitireho nanuza na pressure, reka tujye tumuhisha ibyo bintu. Ngiye hari n'ibintu byinshi bye ntamenyaga, nkaba nabimenya gutyo gusa nuko. Hanyuma umwana w'umukobwa avuye muri gereza, niba ari ukubera isoni muri iki, ariko hagati aho yabwiye mukuru wanjye, hamagaye mukuru wanjye aramubwira ngo wabwiye murumuna wawe ngo akamvira iwanjye kuko ntamushaka, ngo yivanga mu byanjye. Urumva ni bya bindi abatashye saa 8 ari gutukana nanjye nkamutuka, nkamubwira nibyo ntaho byabaye mu muco nyarwanda. Urumva ibyo rero ntabishake, tubabazi nyine, urabyumva. Noneho arangije yandikira mukuru wanjye ati ndakubwiye ngo deadline ngo ibyo nzakorera murumuna wawe. Mukuru wanjye n'ubwoba bwinshi arampamagara ati wavuye mu rugo rw'abandi, ati yanyoherereje audio iteye ubwoba. Numvise nari nifitiye akazu nisabiye umwarimu Sako, nari narasabye bangurira akazu hariya Rutonde. Nimutse ndasezeye, hari mu gitondo kare ndabyuka, fata ibyanjye ndagenda ndasezeye, abana batarabyuka ntabona batambona ngiye bakarira kuko ningiye twabanaga n'ubu ngubu man. Hanyuma mba ndagiye mvuye muri urwo rugo, ngewe ngira ngo wenda ni ngewe kibazo nimpava azuba ku rugo rwe areke kuzerera, ashobora kuba azerera kuriya kubera ko wenda abona mpari ngomba kumurindira urugo rwe iki. ndavuga ni reka mpare abuzukuru ntitaye ko yirirwa azerera abana bagiye guhangayika bari kumwe n'umukozi n'iki byose ndabyirengagiza, mva muri urwo rugo ndagenda muri 2023 mba ndagiye ngiye gutura Rutonde mu nzu yanjye. Nditurira nkajya nzinduka kare nkaza ku kazi na Colombiere ngasubirayo, ngafata imodoka Nyabugogo nkigendera numva cyari byose niyubakamwe amahoro, ariko ntayo nari mfite mu by'ukuri. Nuko ubwo mukuru wanjye akageza kunsura, abana ba mukuru wanjye mbese nta kibazo barankomeza, baravuga bati nta kundi. Ubwo mba ndagiye ndi ku kazi, numva umukwe wanjye arampamagaye ati mama, atuzi ukuntu ibintu bimeze, ati barampamagaye muri quartier bambwira ko mama bebe, twamwitaga mama bebe, ni Cecile Gloria wanjye, mwana wanjye umwe nibyari, ati barampamagaye barambwiye ngo yazanye kamyoneti yapakiye ibintu byose harimo salamanje ya Libuyu nabahayemo kado bakoze ubukwe, harimo frigo yanjye naguze mu Kibina yari raho ariko yari yanjye ngomba kuzayitwara iwanjye. Televiziyo yanjye ya Sayona ya 32 pouces arayitwaye, atwaye televiziyo umugabo yari yaguriye abana be irimo YouTube, yo yari nshyashya atanayishyura arayitwaye. Mbese ibintu byose bifite valeur. Urumva n'ikimane cyari kirimo amasahani n'ibisorori, urumva by'ibishingiranwa byose ngo apakiye ibintu byose aragiye. Umugabo ntabwo yari ahari, nanjye umugabo yari yagiye akora muri Isco, umugabo yari yagiye muri nuza muri mission, umwe yari ari Butare mbizi, urumva je niberaga mu majyaruguru. Hanyuma umugabo arampamagara ati mama, ejo ruva ku kazi uzazureba ibiri hano. Yanabimbwira ndataha ndavuga se habaye iki, umwana yarwaye, nibyo bintu natekereje. Fata inzira njyayo, mfata moto mva Colombiere njyayo, mvuga nti byari byose saa 12 ndafata moto njye Nyabugogo nitahira iwanjye. Narageze nsanga inzu iraka, umva nta kintu na kimwe yasize mu nzu, na tapi araterura atwara ibintu byose bifite valeur yaratwaye.
yahasize utuntu tw'udutebe turi aho ngaho dushaje. Mana yanjye ngezeyo umva namaze iminsi nk'itatu ndi mu bitaro, sukari izamuka urumva, ariko Imana iramfasha ndongera ndi ese ndebye ko wakumirwa. Nashaje mu minsi mikeya cyane, mbona ibintu umwana wanjye ari gukora nta mubyeyi wabyifuza. hanyuma se ndibaza ibyo avuga byo kumutwara umugabo, wowe ubivugaho iki? Ariko nawe umugabo muri uru Rwanda ku buryo njya ku mukwe wanjye, ariko namwe mujye muvuga ibintu bifite na ntuzi. Okay, niba harunshinja ko natwaye umugabo ukazaboneka, sibyo? Preuve, njye ndashaka preuve, kuko abo bose bari kumwe nawe. Hari umugabo duturanye witwa François, byose niwe ubijyamo, aprofita faiblesse y'umwana wanjye w'uburwayi bwe, kuko njye sinemera ko ari muzima. Na n'ubu baransebeje, urumva. Uwo mugabo rero kankubwira ikintu dupfa. Naguze aho munsi yiwe, ni umuturanyi wanjye. Naguze mpaza anyita umukongomani, ngo ndi umukongomani. Shuri ya mukongomani yahaguze ate, urumva? Ninde wahamurangiye? Mbese ni bya bindi abanyarwanda banga umuntu kubera ko wenda hari icyo none se kubera ko hari icyo yagezeho, urumva? None uwaba arangije aransebya muri quartier, ngewe nimpuguka uriya mugabo nsanze mujyana mu ntozi mu nkiko, hanyuma ambwira ukuntu ngewe umukwe wanjye nta n'amafaranga agira. Reka nkubwire, nta n'ubwiza agira. Ni gute ngewe najya ku mukwe wanjye mayidiya? Ni gute? Ibyo bintu ngewe mu ndangagaciro mfite. Uzafata inzira, nturi umunyamakuru, uzafata inzira ahantu nirirwa cyane. Iyo quartier nta nubwo nyirirwa, ndakubwira ngo ubu ndi ku Muyange, nushaka utega unsanga honde, urumva? Nkwereka urugo nkoramo ikiraka, urumva? Bakubwira ngo mpagera ryari mpava ryari, hanyuma ufata inzira ujye kubaza nyiri la Colombière, ni unzi tukoranye 26 ans. Ubaza abakozi dukorana niba hari muri 26 ans hari reproche nimwe nigeze mbona. Ndiyubaha mayidiya, ndiyubaha ibyo bintu bya François n'umukobwa wanjye profita mu ntege nke afite. Umwana wanjye yagiye atya aragenda aza yuzuye tatuwaje, niba baramushyizemo amadayimoni, niba baramushyizemo ibiki. Umwana wanjye yarasaze. Ubu nkubwira bagiye mu nkiko, umugabo umusiporta byaranze. Ejo bundi mushiki w'umugabo ni wabinyibwiriye ati ubu bari muri divorce. None babonye bagiye kujya muri divorce, bahimba ibintu, urumva? Bati ngewe nagiye kubera ko mama yasambanaga n'umugabo wanjye. Ngewe nsambana na Christophe, uretse na Christophe nta n'undi nasambana nawe. Nemera Imana, muzajya muri Saint Michel, muri le message du Christ, mumubaze niba hari icyo banshinja. Njye ntabwo nsambana, uretse na Christophe nta n'undi nsambana nawe, nta n'undi nasambana nawe. Nemera Imana yo mu ijuru. Kiba ibintu byawe bimeze bite? Agace gato twumvishe, turagira ngo uduhereze ubuhamya bw'ibintu bw'ibyakubayeho mbere yuko abantu tukugana. Ubuhamya urumva inkuru y'umuntu aba ari ndende cyane. Ni ndende, ariko nyine uratubwira ibiri ngombwa. Ibiri ngombwa, ndi umumama maze imyaka 10 nshakanye n'umugabo byemewe n'amategeko. Yego. Dufitanye abana 2, umukuru afite imyaka 9, umuto afite imyaka 5. Hari kunye ni Imana yaduhaye umugisha, turahabona, turatuye. Ntabwo ni iwanyu network Kigali, ni iwanyu ntabwo mukodesha. Umugabo wawe yakurushaga imyaka 20? Yego. Nkaba ndi umwana umwe, ndivukana, nkaba mfite mama wanjye utuye kano kanya, atuye munsi y'iwanjye gato muri metero 50. Nawe yaraguze? Turi abaturanyi baha. Yego, aho atuye nawe aratuye. Yego.
hanyuma yego mama wanjye yaje kuri wanjye muri 2020 yego hanyuma sorry hari umuntu umpamagariyemo. Allo ndakumva. yego mama wanjye yaje kuri wanjye muri 2020 yego ari wowe ubyifuje ninde so yaje kuba iwawe muri 2020 ari wowe ubishatse cyangwa byagenze bite kugira ngo azi iwawe? ntabwo nigeze nifuza ko mama aza kuba iwanjye. ni icyari cyifuzo cy'umugabo wanjye. Ni icyifuzo cy'umugabo wawe yego. Ndetse n'icyifuzo cya mama wanjye. Yego. Ntabwo nigeze nifuza ko so yaje kuba iwawe muri 2020 ari wowe ubishatse cyangwa byagenze bite kugira ngo azi iwawe? ntabwo nigeze nifuza ko mama aza kuba iwanjye. ni icyari cyifuzo cy'umugabo wanjye. Ni icyifuzo cy'umugabo wawe yego. Ndetse n'icyifuzo cya mama wanjye. Yego. Barabishinga. Barabigishamo inama njyewe umugabo wanjye turaganira mubwira ko bitagaragara neza wanjye aza kuba iwanjye. Yego. Impamvu nyamukuru namubwiraga ko inzu turimo kuko neza wanjye aza kuba iwanjye. Njyewe umugabo wanjye turaganira mubwira ko bitagaragara neza ndetse ni icyari cyifuzo cy'umugabo wanjye. Ni icyifuzo cy'umugabo wawe yego. Ndetse n'injye nifuza ko mama aza kuba iwanjye. Ntabwo nigeze nifuza ko mama aza kuba iwanjye. ni icyari cyifuzo cy'umugabo wanjye. Ni icyifuzo cy'umugabo wawe yego. Ndetse n'icyifuzo cya mama wanjye. Yego. Barabishinga. Barabigishamo inama njyewe umugabo wanjye turaganira mubwira ko bitagaragara neza wanjye aza kuba iwanjye. Yego. Impamvu nyamukuru namubwiraga ko inzu turimo kuko iriya nzu turimo ni inzu y'agateganyo twabaye twubatse kugira ngo tube Jesus. Inetu. Kumpamagarira mu yego umugabo wanjye Jesus. kabiri wanjye ni umukozi afite aho akora afite umushahara network abaho. Wenda kumva bro. Iriya nzu turimo ni inzu y'agateganyo twabaye twubatse kugira ngo tube Jesus. kubi wanjye. Yego. Impamvu nyamukuru namubwiraga ko inzu turimo kuko iriya nzu turimo ni inzu y'agateganyo twabaye twubatse kugira ngo tube kabiri wanjye ni umukozi afite aho akora afite umushahara utari mubi nta yindi shaje afite tuvuge ngo afite ikibazo cy'ubukene nta kibazo cy'uburwayi afite gituma wenda twavuga ko akeneye attention yatuma aza kuba mu rugo umukecuru uri kukuri mbese condition mama wanjye yari arimo ntabwo zamwemererwa kuza kuba ku mukwe we. Hanyuma rero umugabo amaze kubibwira ayo niyo magambo namubwiye ariko nyamubwira nca hirya nyine ntashaka kugaragaza impamvu nyamukuru buriya mama wawe ari mama wawe bamuzi cyane kurusha uko umugabo wanjye yamumenye. Mama wanjye singiye kujya mu madetaye menshi ngo muvuge ntabwo aricyo ngendereye ariko arabyaye arandera arankuza nka hagati ahaziwe narinze singiye kujya mu madetaye menshi ngo muvuge
abari mama wawe bamuzi cyane. Mama wawe ari mama wawe, 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 mama wawe ari ntabwo nigeze nifuza ko mama aza kuba iwanjye. Ni cyari kifuza wanjye, ni ikifuzo cy'umugabo wawe. Yego. Ndetse n'ikifuzo cya mama wanjye. Yego. Barabishinga. Jesus. Mama wawe ari mama wawe bamuzi cyane kurusha uko ntabwo nigeze nifuza ko mama aza kuba iwanjye. Ni cyari kifuza wanjye, ni ikifuzo cy'umugabo wawe. Yego. Ndetse n'ikifuzo cya mama wanjye. Yego. Barabishinga nyamukuru buriya mama wawe ari mama wawe bamuzi cyane kurusha uko umugabo wanjye yamumenye. Mama wanjye singiye kujya mu madetaye menshi ngo muvuge, ntabwo aricyo ngendereye, ariko arabyaye arandera arankuza gahati ahiziwe nari arabyaye arandera arankuza muvuge, ntabwo aricyo ngendereye, ariko mama wawe ari mama wawe bamuzi cyane kurusha uko umugabo wanjye yamumenye. Mama wanjye singiye kujya mu madetaye menshi ngo muvuge, ntabwo aricyo ngendereye, ariko arabyaye arandera arankuza gahati ahiziwe nari nzizi ku giti cyanjye mu mutima wanjye, ariko ntabwo byari ngombwa ko nzibwira wanjye. Izo nizo mpamvu ziye namubwiye mubwira ko inzu ari ntoya tutagombye kuyibamo. Jesus. Wanjye ni umukozi, afite aho akora, afite umushahara utari mubi, nta yindi charge afite, tuvuge ngo afite ikibazo wanjye Jesus. Wanjye ni umukozi, afite aho akora, afite umushahara utari mubi, nta yindi charge afite, tuvuge ngo afite ikibazo cy'ubukene, nta kibazo cy'uburwayi afite gituma wenda twavuga ko akeneye attention yatuma aza kuba mu rugo umukecuru wanjye, ariko ntabwo byari ngombwa ko nzibwira wanjye nk'umuryango mugari. Inama rero na mama wanjye yabyo njye nkabyanga, nkavuga ku mutima nkavuga ko aramukunda aba yifuza ko twabana, ariko njye nkabyanga, njye nkomeza kugaragaza ko ndi contre yabyo. Hanyuma mama wanjye byatangiye kwa 2018, mama wanjye atangira kubwira no muri famille ko ndi umwana mubi, umugabo aramukunda aba yifuza ko twabana, ariko njye nkabyanga. Ati umwana ngira sinzi ukuntu ameze, ati mana yanjye ukubyara umwana umwe akakuberera mubi ni ibibazo. Umwana mubi, umugabo aramukunda aba yifuza ko twabana, ariko njye nkabyanga. Ati umwana ngira sinzi ukuntu ameze, ati mana yanjye ukubyara umwana umwe akakuberera mubi ni ibibazo, biba beef ikomeye. Ndavuga ku mutima nkavuga ntuzavuga ibyo ushaka, ariko nta na rimwe nzakwemera kuza kuba iwanjye. Ubwo numvaga umugabo nyine point de vue nari imuhaye ku bijyanye n'uko mama atagomba kuza mu rugo. Mu kwa mbere kubwira no muri famille ko ndi umwana mubi, umugabo aramukunda. Mama wanjye atangira kubwira no muri famille ko ndi umwana mubi, umugabo aramukunda aba yifuza ko twabana, ariko njye nkabyanga. Ati umwana ngira sinzi ukuntu ameze, ati umugabo aramukunda aba yifuza. Mama wanjye atangira kubwira no muri famille ko ndi umwana mubi. Mama wanjye byatangiye kwa 2018, mama wanjye atangira kubwira no muri famille ko ndi umwana mubi. Byatangiye kwa 2018, mama wanjye
yatangira kubwira no muri famiye ko ndi umwana mubi, umugabo aramukunda, aba yifuza ko twabana, ariko njye nkabyanga. Ati umwana ngira sinzi ukuntu ameze, ati mana yanjye ukubyara umwana umwe akakuberera mubi, ni ibibazo biba bifi ikomeye. Ndavuga nti ku mutima nkavuga ntuzavuga ibyo ushaka, ariko nta na rimwe nzakwemera kuza kuba iwanjye. Ubwo numvaga umugabo nyine point de vue nari imuhaye ku bijyanye n'uko mama atagomba kuza kuba iwanjye. Nta na rimwe nzakwemera kuza kuba iwanjye. Ubwo numvaga umugabo nyine point de vue nari imuhaye ku bijyanye n'uko mama atagomba kuza mu rugo. Mu kwa mbere point de vue nari imuhaye ku bijyanye n'uko mama atagomba kuza mu rugo. Mu kwa mbere 2020, mu kwa mbere ku bijyanye n'uko mama atagomba kuza mu rugo. Mu kwa mbere agomba kuza mu rugo. Mu kwa mbere 2020, umugabo wanjye yafashe decision we ku giti cye atangishijemo inama. Saa 11 za mu gitondo ahamagara ati Gatete duhure Kacyiru, amuha location yo kwa mama wanjye kwa mabukwe. Iyo apel uri gukora mu kabinesi bw'imure mama wawe akaza kubahanga. Ndangana sérieusement iyo decision nabitekerejeho. Kiwe nakije imodoka ndagiye. Imodoka tugenda ndaka kutesta aho ugarukira itanga agaciro. Niyo bibaye sorry bari bampamagaye. Niyo bibaye ndicyabaye umwongero ndavuga nti nzi neza ko namuhakanye ko atagomba kuza iwanjye, reka ngende ndebe ko umukwe ari bumuri ku ngufu nawe akemera. Nagiye ku bwayo ko merekeza umugabo turagenda, bahamagara ba manpower, ndaricaye contre y'ibyo, ariko kuba ndaravuze ni kame mama azamenya limite ze, amenye ko ari umumama, amenye ninde muri urwo rugo, amenye inshingano z'imwe. Rero araza mu rugo turatangira turabana. Bihurira na igihe nari ntwite inda ntoya y'umwana wa kabiri, yaje kuba mu rugo. Bihurira na igihe nari ntwite inda ntoya y'umwana wa kabiri, yaje kuba mu rugo. Ndaravuze ni kame mama azamenya limite ze, amenye ko ari umumama, amenye ninde muri urwo rugo, amenye inshingano ze n'uko inshingano ze, mbese numvaga ko ubwo bwenge abufite. Nimiye rero araza mu rugo turatangira turabana. Bihurira na igihe nari ntwite inda inshingano ze, mbese numvaga ko ubwo bwenge abufite. Inshingano ze, mbese numvaga ko ubwo bwenge abufite. Mama amenye ninde muri urwo rugo, amenye inshingano ze n'uko inshingano ze, mbese numvaga ko ubwo bwenge inshingano ze n'uko inshingano ze, mbese amenye inshingano ze n'uko inshingano ze, inshingano ze, mbese numvaga ko ubwo bwenge inshingano ze n'uko inshingano ze, mbese numvaga ko ubwo bwenge abufite. Nimiye rero araza mu rugo turatangira turabana. Bihurira na igihe nari ntwite inda ntoya y'umwana wa kabiri, yaje kuba mu rugo. Bihurira na igihe nari ntwite inda ntoya y'umwana wa kabiri, yaje kuba mu rugo. Igihe nari ntwite inda ntoya bihurira na igihe nari ntwite inda ntoya y'umwana wa kabiri, yaje kuba mu rugo. Bihurira na igihe nari ntwite inda ntoya y'umwana
wa kabiri yaje kuba mu rugo inda ntoya y'umwana wa kabiri yaje inda ntoya y'umwana wa kabiri nari ntwite inda ntoya y'umwana wa kabiri yaje kuba mu rugo yaje kuba mu rugo azimuka adegaje aduhe space njyewe n'umugabo n'abana urumva ko cya cyumba cyitwa ko ari icy'abana twari twubatse ni mama wanjye wakigiyemo yaje kuba mu rugo wa kabiri yaje kuba mu rugo azimuka adegaje aduhe space njyewe kabiri yaje kuba mu rugo azimuka adegaje aduhe space njyewe n'umugabo n'abana urumva ko cya cyumba cyitwa ko ari icy'abana twari twubatse ni mama wanjye wakigiyemo turarana n'iki w'imyaka hafi ahari ategereje ko wenda nkomera umugongo nyina nsezere aha yaje kuba mu rugo nkuko navuze ko nta kibazo cya mikoro afite yari afite amazu mu mujyi wa Kigali Rwanda urumva rero sumu wo kuza nta mpamvu nimwe afite yagombaga gutuma aza kuba mu rugo iwanjye hinja nabya kirana mu buriri n'abana babiri mu cyumba kimwe mama nta ide nimwe afite yo kuvuga ati kameme iyi couple ndi kuyibangamira kurarana n'abana ntabwo kameme bikwiriye turatangira turabana bihurira na nari ntwite inda ntoya y'umwana wa kabiri yaje kuba mu rugo azimuka adegaje aduhe space njyewe n'umugabo n'abana urumva ko cya cyumba cyitwa ko ari icy'abana twari twubatse ni mama wanjye wakigiyemo bihurira na nari ntwite inda ntoya y'umwana wa kabiri yaje kuba mu rugo azimuka adegaje afite umwimiye rero araza mu rugo turatangira turabana bihurira ko ubwo bwenge abufite umwimiye rero araza mu rugo turatangira turabana bihurira na nari ntwite inda ntoya y'umwana wa kabiri umwimiye rero araza mu rugo turatangira turabana bihurira turabana turatangira turabana bihurira na nari ntwite inda ntoya y'umwana wa kabiri yaje kuba mu rugo azimuka adegaje aduhe space njyewe n'umugabo turatangira turabana bihurira na nari ntwite mu rugo araza mu rugo umwimiye rero araza mu rugo mbese numvaga ko ubwo bwenge abufite
Mwimiye rero araza mu rugo turatangira turabana, araza mu rugo araza mu rero araza mu rugo turatangira turabana, bihurira na igihe nari ntwite inda ntoya y'umwana wa kabiri yaje kuba mu rugo azimuka adegaje aduhe space njyewe n'umugabo n'abana. Urumva ko cya cyumba cyitwa ko ari icy'abana twari twubatse ni mama wanjye wakigiyemo, noneho tuba oblige twebwe nk'abibyi turarana n'iki n'abana. Icyo gihe nari maze kugira abana babiri, uruhinja n'uwundi w'imyaka hafi 5. Inde muri urwo rugo amenya inshingano ze n'uko neza inshingano ze, mbese numvaga ko ubwo bwenge abufite. Mwimiye rero araza mu rugo turatangira amenya inshingano ze n'uko neza inshingano ze, mbese numvaga ko ubwo bwenge abufite. Mwimiye rero araza mu rugo turatangira turabana, bihurira na igihe nari ntwite inda ntoya y'umwana wa kabiri yaje kuba mu rugo azimuka adegaje aduhe space njyewe n'umugabo n'abana. Urumva ko cya cyumba cyitwa ko ari icy'abana twari twubatse ni mama wanjye wakigiyemo, noneho tuba oblige twebwe nk'abibyi turarana n'iki nategereje cya mikoro afite. Yari afite amazu kuzimura cyangwa icyumba cya mama wanjye byarareba ari umugabo yaba agiye muri mission, ntabe yambwira ati Gloria ngiye muri mission nzagaruka umunsi uyu none akabibwira nyirabukwe njyewe